Ikaze nanone kuri channel ya Mr Sammy Humble Boy. Ndaje muri aka kanya ngo mbagezeho inkuru y'akababaro ikomeje kuvugwa ku isi hose yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana. Kuri uyu wa mbere wa Pasika isaha 3:45 za mu gitondo, Cardinal Kevin Farrell Kamalengo wo mu rugereko rw'intumwa yavugiye aya magambo kuri Casa Santa Marta yemeza urupfu rw'uyu mushumba. Yagize ati, bavandimwe nkunda cyane, mbabajwe cyane n'urupfu rwa data nyir'ubutungane Francisco. Ku isaha ya saa 1:35 muri iki gitondo, umwepiskopi wa Roma Francis yasubiye mu rugo rwa data. Ubuzima bwe bwose yabwiguriye umurimo wa Nyagasani n'itorero rye. Yatwigishije kubaho dufite indangagaciro z'ubutumwa bwiza, ubudahemuka, ubutwari ndetse n'urukundo ruhebuje dukesha urugero rwa Nyagasani. Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88, akaba yari amaze imyaka 12 ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika kuva mu mwaka wa 2013. Urupfu rwe rwemejwe n'ibiro bya Vatican mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, nyuma yuko yari amaze iminsi ari mu bitaro ubwo yari arwaye indwara y'umusonga cyangwa se pneumonia mu bihaha byombi. Ubutumwa bwe bwa nyuma yageneye abakristo bose ejo ku munsi wa Pasika yarababwiye ati bona Pasika, bisobanura ngo Pasika nziza. Mu gihe abakristo Gatolika ku isi hose bababajwe n'urupfu rw'uyu mushumba, ibiro bya Vatican byatangaje conclave cyangwa se inama y'abakardinali kwizaterana vuba kugira ngo hatorwe undi umusimbura, ngo nibura bizafata iminsi itari munsi ya 15. Bitandukanye nuko abandi bamubanjirije bagiye bashyingurwa ku mbuga ya Vatican, uyu Papa Francis we azashyirwa muri Basilika yitiriwe Mutagatifu Petero iherereye mu karere ka Esquilino i Roma. Papa Francis yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku tariki ya 17 Ukuboza mu 1936, avukira mu muryango w'abimukira b'Abataliyani. Mbaye mbashimiye ariko nkomeza no gukomeza abakristo hirya no hino bakomeje kubabazwa n'urupfu rw'uyu mushumba, kandi dukomeze kumusabira aruhukire mu mahoro. Nge nari Mr Sammy Humble Boy, amakuru nakagaruka.